waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi, vibeandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibeandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 vibeandband.com. Isi kubere nk'umudugudu. Burya bwose se uzi gusoma no kwandika? Ariko nanjye ndinjije ndi kubivuga nk'ari kunyumva, ariko biratangaje cyane. Reka nsome ndebe binteye amatsiko. Mwiriwe neza abanyakubahwa, mfashe uno mwanya mbandikira ki njye sinizeye ko ari na mushiki we, none yirengagiza mushiki we kandi agaragara nk'umwana mwiza. Yani yatwiriye ko afite umutima mwiza, ariko shanjye nangiye no kumukeka. Sinzi mbari kwirengagiza mushiki we kuri uru rwego. Shaye biteye urujijo pe, aho bigeze none. Yani simana yani. Kamari bite? Neza. Meze neza. Uzima mwamagaye hano. Ni ibijyanye n'icyizere maze igihe nkugirira. Ariko icyo cyizere ngufitiye nubwo nkigufitiye ntibivuze ko uramutse ukoze amakosa utakicwa. Kuri izo mpamvu ziri he? Ku mpamvu zitumye nguhamagaza hano. Nubwo nkwizera ariko impamvu nguhamagaje hano, uramutse ukoze amakosa wanapfa. Nyine wambwira amakosa ndi bukore cyangwa wambwira wabitabika munsi simbizi, ako nge ntago nshaka kubika izo mpamvu. Nta muntu n'umwe ushobora gutekereza ko nakubitsa ibintu by'agaciro nk'ibi ngibi. Uri kunyumva neza Kamari? Niyo mpamvu nabitekereje ngasaba kugira ngo nzibike mu rugo iwanjye. Kiriya cyana kizabitware cyangwa kibinyibe. Ndavuga aho kugira ngo abinyibe reka ngire gute nze mbikubitse. Nta muntu ushobora gutekereza ko ari we muntu mbiki ibipapuro, kuko urabizi neza ko utari umwizerwa ku bantu kurya abantu bakubitse ibintu. Niba nkwizera nka nkubikije ibintu akira bika bino bipapuro, kandi ntago ndi kugusaba, ndi kugutegeka Kamari. Moga iri tegeko ryawe ntago ushaka kuryumvira. Wenda napfa kugira ngo ngiye mfate ibi ngwiki ufate ibintu waruhiye imyaka yawe yose n'intambara zirimo nzi n'ibyago birimo ubimpengewe. Erega nyuma ya byose nkunda ubuzima bwanjye. Ufite bino bipapuro uranarinzwe kubera ko nta kintu na kimwe natuma kikugeraho mu gihe bino bipapuro uraza kuba ubifite. Uri kunyuma? Moga ndabibika iminsi mike. Ntacyo bitwaye, nayo nabonye ngo bibika iminsi myinshi. Ikindi kandi uri kunyumva neza, ibyo bipapuro bikora igiti bigakora ibuye. Kamari, ibyo bipapuro biramutse bikuburiye mu biganza nta muntu umwe nzagutumaho, nzakwiyicira. Akira fata ibyawe Moga, fata ibyawe, fata ibyawe. Nakubwiye ngo ufite kubika bino bipapuro ntago nyumva. Niba hari mu rupfu nakubwiye ngo nyuma byose nkunda ubuzima bwanjye. Ugerageze urubirinde ibintu mwirirwa mu Rwanda mu gihe. Nanjye impamvu mbigoye nuko nzi ko ukunda ubuzima bwawe. Okay. Gerageza ubirinde nk'uko urinda ubuzima bwawe. Uri kunyumva? Sawa. Byabura byaboneka, ngiye ntago ngomba gupfa. Ni iminsi mike. Ubu no ubuzima bwawe bimenye. Ntago ari ubuzima bwanjye Moga. Bibuze nawe ugira gute ubura ubundi cyo ngiye gisubizo cyonyine mashaka kubona. Oya, niba haje mu rupfu fata boro zawe. Sibyo se? Niba haje mu rupfu fata boro zawe. Ngiye ntago nshaka gupfa hejuru y'ibi ngibi. Moga kiri bipapuro byawe pe. Ngiye ko ntago nakina n'ubuzima bwanjye. Kamari, uziko nta bwenge ugira? Uziko uri gukina na boss? Uziko muri iriya company yanjye nibimara ibintu kugenda neza nzaguhereza umwanya ukomeye muri iriya company, kandi abizi neza yuko ibyo bintu wahoze ubyifuza. Urumva gusubira muri company ko umukozi mwiza none ufite posti ifatika mu kazi, urumva ibyo bintu wabyitesha hejuru y'icyizere noneho ni no kukugirira nka kubitsa ibintu by'agaciro nk'ibi. Ariko nkwibutse ikintu kimwe, wambwiye ko ukunda ubuzima bwawe. Ibipapuro nabyo bifate nk'ubuzima bwawe.
nurokokana nabyo uzahabwa posti nziza muri kampani yanjye, nibibura ubwo nawe urumva ko ari ukuburana nabyo. Turumvikana? Nabyumvise. Rero nani ukuntu mwindangije wanjyegira nani se kuva mbwira ikote ryanjye ngire cyo kugenza ibindi byose ngira ikote ryanjye rero n'amafaranga nako n'umuhari warunyishera akosha njyewe kiri kwitagura reka nkurangira mbwira vuba ni nyana y'imbwari ya hepfo ariko narumvise ngo ngikorera ikuzimu korana n'ikuzimu ako ubwo ntabwo uri kuntera ubwoba sha ashe ubu ndagutera ubwoba nanjye nkorana naho nubwo wamfashe n'ubuzanye ngiye gufata ukikaragira mu kirere nka gatatu urumva ahubwo nurajya kwereka ari ibindi wumva ushaka guhangana n'umuzimu ujye guhangana nawe ngura tugende baza ndi kwiba ngura tugende njye kwereka hariya abaho y'Imana yagenda kuriya agafungura ikote akaritwara nta n'isegonda risa aho gutera wa muntu ari no kugendera ku gatarosha kwe n'umwanda wa mama akosha tugende umunyereke w'intero kumukwereka ndumunyereke sha ntago nari nzi ko ndi bukubonesha wowe ubundi se kumbonye urantwara icyo wanjegera ngo ariko abantu basigaye bayoba ku manywa nk'ubu nkaho urambaye mpereza yanjye Nibyo boss, nagerageje no kumuvugisha ngo numve ko abeshya koko, ariko niko kuri ntabwo avuga. Reka nkubwire Toma. Gadi nkuko nabikubwiye urabizi neza njye ndagukunda cyane, sinzi wumva wemera ukanyanga kandi ngiye ngukunda pe. Byumva ko ngukunda. Basi akirana na leta nakugeneye. Basi ikintu wakuramo ariko nyine wumve ko ngukunda tu. Man Henry ntago numva ko rwose wampa amafaranga 5,000 wabimaze iki? Ngiye ntuzongere kumpamagara ushaka kumereza amafaranga 5,000. Amafaranga 5,000 wowe wayakoze iki? Sibyo? Ukoresha ushobe rwose unyikuremo n'igihe kindi utazongera kumpamagarira umpamagarira ubusa nk'ubu ngubu. Sibyo? Kandi uramenye utazongera no kujya gucaka ubusa. Ariko ubundi uzariye. Thanks nawe ya. harimo umudayimoni uri gutwara abantu. Okay. Nitegura urugamba. Yes. Kandi kabone nongutse igitekerezo ubu ngubu ushatse wamanika amaboko ukemera ibyo ngiye kukubwira, shyira amafaranga ku meza tugutabare. Tayi, amafaranga yanjye wareye ntaguze uko angana kweri. Ubu manje mfite amafaranga yo gutakaza kuri mwebwe. Ariko gahunda dufitanye yo kugira ngo tubone ibimenyetso bibashinza mu rukiko byo bigeze kuri. Yego. Bigeze hehe? Tazi kuvuga nawe nyuma. Kambarebe hanyuma nyuma kuboreba ibindi byo cyangwa se murebe. Hanyuma se Morgan we hari amakuru yandi ufite kuri we? Turazi kuvuga nawe nyuma. Ego abimbwira nta kibazo, ndabakwereka barahari nta kibazo. Nta kibazo. Wowe mbwira nimba hari amakuru ufite kuri Morgan kugira ngo umuntu abare. Fata amafaranga yose uzitwariye uyakube kabiri uyashyire ku meza mugarurire buri kimwe. Tayi, wikongera kuvuga ikintu cyanye n'amafaranga. Wongeye kuvuga ikintu cyanye n'amafaranga Tayi. Naguheraho nkwica, uranyumva neza? Urabishoboye se? Shyira agapira hasi tuza dukore. Izi ko twakoranye biro nyinshi zigakunda. Kumva mbwira. Tumuzane ari umupfu. Mukubite muvunagure mugire ikimuga cyangwa mushimute mujyane kure cyane.